mbese Amerika yo yemera ko ibintu byanze mu nzu buri umuntu wese afite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo no ntabwo nshaka kubana nawe areka dukore divorce. Ntibareba ngo habayeho kurwana cyangwa se habayeho ikindi kintu icyo ari cyo cyose. That's why umva hari abantu bavuga hano muri Amerika ngo abazungu ngo bakundana kuri kontra imyaka 2 3 babona byanze umwe akagenda undi akagenda. Impamvu rero nta yindi nuko Amerika yemera ikintu bita ngo ni no fault divorce. Mbese nta kosa ariko kandi ndabona nje nawe tudashobokanye. Hari ikintu abantu bishyizemo ko ngo systeme z'inkiko za Amerika ngo zirengera abagore. Hari ikintu twese twumva ngo umugore muri Amerika nugira ijambo kurenza umugabo. Oya ntabwo ariko bimeze. Ahubwo nuko wowe mugabo utazi amategeko akurengera. Iyo ugiye mu rukiko rwa Amerika umugore uba ufite 50%, umugabo uba ufite 50%. Rero inkiko za Amerika zireba icyo bita exhibits. Exhibits nuvuga ngo ni ibimenyetso bifatika. Ntabwo ari emotion ngo warize mu rukiko ngo wagize gute, no. Icyo uvuga ugomba kuba ugifitiye ikimenyetso. Rero nimba mwinjiye mufite 50%, nuza n'ibimenyetso bifatika byinshi kurenza mugenzi wawe, arahita haba icyo bita 51% rule. Wa undi winjiye mu rukiko afite 50, ko mwese mwari 50, bagata mukuraho inota rimwe kuko custody. So divorce ku bantu bashakanye ijyana n'icyo bita child custody. Child custody isobanura ninde uzatwara umwana bitewe na best interest z'uwo mwana, bitewe n'inyungu z'uwo mwana. Then hagataza icyo bita child support, indezo. Turavuga rero kuri custody, ubwo divorce nimbirangiye mufitanye abana, harataza icyo bita kugeza agejeje imyaka 18. Ubwo ufite 50% ku mwana, undi mubyeyi afite 50% ku mwana. Hakaba ikindi bita ngo ni sole custody. Sole urumva ni ikintu kimwe. Sole custody ni igihe baha uburenganzira 100% bw'umubyeyi umwe bwo kureba umwana mu buryo buri physical, akaba ari ubana n'umwana, ndetse no mu buryo bwa legal custody, ni uvuga ngo akagira uburenganzira 100% bwo kumuhitiramo imibereho yiwe, aho yiga, ibyo akora byose. Ino sole custody ntabwo ikunda kubaho, ariko kandi ibaho iyo urukiko rwamaze kubona ko umubyeyi umwe ari icya kabiri. Ingaruka yo kudatanga indezo muri Amerika, hari icyo bita umusaza ameze neza cyane, kandi wakoze kwa watwitabye. Asante sana, wakoze nawe. Uburanga bwo turabufiteye, ikibazo nuko tukitinya. Big up kuri Papa Legend akomeje kuzamura amatara. Big up kuri OG atumye abademu bitinyura. Obanzara bangaba batumyeho kamaririmba pojora. Muhaguruke mwe mutinyuke, mutinyuke muze dufatikanye, nibwo tuzihite imbere iminsi yacu we. Dr. Sam. Thank you. Mwah. Subscribe to Papa Legend TV. Turabashuje inshuti bakunzi ba Papa Legend TV aho mwerere hose. Amaro Imana abane namwe. Je uri kuri micro nta ni Papa Legend. OG. Nkuko mubizi rero, you need a legendary podcast. Aho nzabagezaho bimwe mu bintu bibera muri Amerika, kuko niho aka kanya turi. Tukazajya rero tugenda tubagezaho ubuzima bwa buri munsi,
uko imibereho iba imeze. Rero nkangira ngo ubane natwe kugira ngo tubashe mu by'ukuri kukugezaho updates y'ukuntu ibintu biba bimeze. Rero uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira ku bintu bitatu, ariko kandi ndazaza mbihine, noneho tuzaza kujya tubisobanura gahoro gahoro uko iminsi izagenda iza. So turaganira kuri process ya divorce. Abantu benshi bagiye babimbaza ese ngo bigenda gute, ikindi kandi ese iyo habayeho divorce abantu barabyaranye, urukiko ni gute rumenya umuntu uzatwara abana, icyo bita child custody. Ikindi kandi turaganira ku cyo bita child support. Child support ni indezo. So divorce, child support ndetse na child custody nibyo tugiye kuganira kugira ngo mu by'ukuri abantu babashe gusobanukirwa, ariko kandi ntabwo ibi ngibi mba mbivuze kugira ngo ahari abantu batandukane. Oya, ndagira ngo ahubwo urukundo rwimakazwe, imiryango yimakazwe, ariko kandi mu gihe habayeho ikintu nk'iki ngiki abantu benshi bajya bamenya uburyo babyitwaramo. Reka rero dutangire. Divorce muri Amerika ni legal process ku bantu bashakanye. Ntabwo just ari ugutandukana, ahubwo ni ibintu bica mu rukiko. So divorce ikorerwa mu rukiko, kandi umuntu agomba gufilinga cyangwa se agomba kuzuza form yitwa petition of divorce. Iyo petition of divorce uyikorera muri county yawe, ubwo ni mu karere kawe ubarizwamo. Abantu benshi bashobora kwibaza se kugira ngo divorce ibeho muri Amerika ni uko gusa abantu baba barwanye se, ni uko abantu baba batonganye? Oya, hari icyo muri Amerika bita ngo no fault divorce. Ni nawe abantu benshi bakunda gukoresha hano, aho atari ngombwa ngo umuntu abe yagukubise, abe yagututse, ahubwo simply iyo mariage yawe itarimo iragenda uko ubishaka, hari icyo bita irretrievably broken. Ni ukuvuga ngo iyo ubona urushako rwawe rutarimo ruragenda neza, hari icyo bita, mbese Amerika yo yemera ko ibintu byanze mu nzu buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yavuga ngo no, ntabwo nshaka kubana nawe, reka dukore divorce. Ntibareba ngo habayeho kurwana cyangwa se habayeho ikindi kintu icyo ari cyo cyose. That's why yumva hari abantu bavuga hano muri Amerika ngo abazungu ngo bakundana kuri kontra, ngo imyaka 2, 3 babona byanze, umwe akagenda undi akagenda. Impamvu rero nta yindi nuko Amerika yemera ikintu bita ngo ni no fault divorce. Mbese nta kosa, ariko kandi ndabona nje nawe tudashobokanye. Icyo nacyo gituma muri Amerika mu by'ukuri habaho umubare munini cyane w'amadivorce. Nawe ibaze ngo ndabyutse ndumva ntakigukunda, mpise njya mu rukiko, mpise mfilinga petition yuko urushako rwanjye nawe rutarimo nta hantu rurimo ruragana, ugahita wanga umuntu gutyo, urukiko narwo rugatari bigufashamo. Urumva ko rero system ya Amerika hari ukuntu nyine itari sawa cyangwa se itari fair. Yes, ubwo ndangije ku bya divorce. Divorce ni legal process, uvuga ngo ni ibintu bijyanwa mu mategeko, ntabwo ari ibintu gusa wikorera. Ikindi kandi ugomba gukora icyo bita petition, ugomba kubijyana muri court yaho utuye bakabikurikirana. Iyo rero divorce ibayeho mufitanye umwana n'uwo mwashakanye, byanga bikunda hagomba kubaho icyo bita child custody. So divorce ku bantu bashakanye ijyana n'icyo bita child custody. Child custody isobanura ninde uzatwara umwana bitewe na best interest z'uwo mwana, bitewe n'inyungu z'uwo mwana. Then hagataza icyo bita child support, indezo. Turavuga rero kuri
custody, ubwo divorce nimba irangiye mufitanye abana harataza icyo bita child custody. Child custody is about best interest of the child. Bivuga ngo inyungu z'umwana nizo ziza imbere muri Amerika mbere yuko haza ikintu kindi icyo cyo cyose. So US courts don't care about father or mother of the child. All they care about is interest of the child. Inkiko zo muri Amerika nta kintu wowe umugabo nawe umugore muzibwiye umwana ndetse n'inyungu z'umwana igihe abayo gutandukana nizo ziza imbere. Ese izi nyungu z'umwana ni gute urukiko ruzimenya? Urukiko rugendera ku bintu bigera nka 4 kugira ngo rumenye ninde uzegukana aba bana nyuma y'uko habayeho gutandukana. Icya mbere, financial stability hagati y'umubyeyi y'ababyeyi babiri, ninde ufite ubushobozi mu buryo bw'imibereho. Icya kabiri, school, ninde ushobora guha uburere bw'ishuri bwiza ku mwana. Icya gatatu, health, ubuzima bw'umwana, ninde ushobora kwita ku mwana mu buryo bwa mental health, mu buryo bwo kumujyana wenda tuvuge ku ma appointment. Murabizi ko abana ba hano abenshi bagira ama appointment, ama check up ya buri kwezi, ninde ushobora kubishobora. Icya nyuma, emotional connection of the parents. So icya nyuma ni ninde wisanzura cyane n'umwana. So ibi bintu 4 nibyo inkiko za Amerika zigenderaho iyo zigiye guhitamo ese ninde uzatwara umwana mu gihe abayeho gutandukana. So hari rero ubwoko bwa custody. Hari ubwoko bw'umuntu uzatwara umwana. Hari ubwoko bugera muri 2. Hari icyo bita legal custody, hakaba na physical custody. Legal custody murumva ko nyine ari ibintu by'amategeko, ni uburenganzira buhabwa umubyeyi umwe mu guhitamo ubuzima bw'umwana uko buzagenda. Harimo ishuri, harimo religion, ibintu byo gusenga, harimo ubuzima bwiwe bwa buri munsi, ndetse n'uburere bwiwe. Iyo rero yitwa ngo ni legal custody. Physical custody, physical murabyumva nyine umuntu uzapossessinga umwana, ninde uzajya uba ufite umwana buri munsi. So iyo physical custody nkuko nabivuze ninde uzapossessinga umwana, ninde uzajya umarana igihe kinini n'umwana. So legal custody, ninde uzafata decision ku buzima bw'umwana, aho yiga, aho asengera, ubuzima bwiwe, ndetse physical custody akaba ari ninde uzapossessinga umwana, ninde uzaba ubana n'umwana. Okay, aha rero muri physical custody harimo ibindi bice bibiri. Harimo icyo bita joint custody, hakaba n'icyo bita sole custody. Joint custody ni ukuba urukiko rwamaze kubona ko wowe n'uwo mwashakanye yego muratandukanye, ariko kandi mwese mufite bya bintu navuze hano 4 by'uko mushobora kurera umwana nta kibazo. Iyo joint rero nivuga ngo mugiye gufatanya umwana kumurera kugeza agejeje imyaka 18. Ubwo ufite 50% ku mwana, undi mubyeyi afite 50% ku mwana. Hakaba ikindi bita ngo ni sole custody. Sole urumva ni ikintu kimwe. Sole custody ni igihe baha uburenganzira 100% bw'umubyeyi umwe bwo kureba umwana mu buryo buri physical, akaba ari ubana n'umwana, ndetse no mu buryo bwa legal custody, ni ukuvuga ngo akagira uburenganzira 100% bwo kumuhitiramo imibereho yiwe, aho yiga, ibyo akora byose. Ino sole custody ntabwo ikunda kubaho, ariko kandi ibaho iyo urukiko rwamaze kubona ko umubyeyi umwe ari icyo bita ari abusive,
iyo umubyeyi umwe ari abusive, iyo icambere ashobora kuba ari addicted ku biyobyabwenge, akoresha ibiyobyabwenge, cyangwa se ari dangerous ku buzima bw'umwana, amukubita, amutuka, amutocaringa cyangwa se amukandamiza, urukiko rufite uburenganzira bwo gutanga icyo bita sole custody. Rufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nimba wowe umugabo utuka umwana, ukubita umwana, umukandamiza, ikindi ukaba unywa ibiyobyabwenge, nta kuntu twaguha uburenganzira bwo kuzajya ubona uno mwana. Ino sole custody rero biragoye kuba wabona umwana, ariko kandi leta hari ukuntu yabigennye aho iyo ushaka kubona uno mwana uca n'ubundi muri leta, uyu mwana ukaba wamubona isaha imwe mu kwezi cyangwa se abiri, kandi nabwo hakaba hari umukozi wa leta ugomba kuba uri hafi y'uwo mwana kugira ngo hatagira ikintu kibi ushobora gukorera uwo mwana. Murumva ko rero tumaze kuvuga kuri divorce, ko divorce iyo mukoze divorce mutarabyaranye, aho rwose ni amahoro, umwe agenda ukwe undi akagenda ukwe. Ariko iyo mwashakanye ndetse mufite n'abana, duhise tuvuga icyo bita child custody, ko bigomba kujyana. Divorce ariko se kandi ko mu divorce ninde uzasigarana umwana, ninde uzamenya ubuzima bw'umwana, ninde uzafatira decision umwana, decision y'imibereho, ishuri ndetse n'ibindi. Iyo rero urukiko rumaze kumenya uzasigarana umwana, cya gatatu gita kiba child support, indezo. Nivuga ngo muri Amerika divorce ijyana na child support, icyo bita indezo mu gihe mufitanye umwana, ikongera ikajyana n'icyo bita child custody, ninde uzabana n'umwana mu gihe habaye gutandukana kugeza umwana yujuje imyaka 18. Divorce namaze kuyivuga, child custody namaze kuyivugaho, then reka tujye kuri child support cyangwa se indezo. Child support is based on income. It is not a punishment, but it is the money to help raise the kids. It is a legal obligation, not a favor. Child support is based on income. It is not a punishment. Indezo muri Amerika ntabwo ari igihano, ahubwo ni inshingano zawe we mubyeyi wagaragaye ko ufite amakosa, kugira ngo ujye utunga uno mwana kugeza agejeje imyaka y'ubukure ariyo 18. Ese iyi child support ni gute leta imenya amafaranga izajya iguca? Kuvuga ngo muri Amerika murabizi ko hari ama state, buri state igenda igira amategeko igenderaho, gusa standard ya buri state y'amafaranga ikata umuntu uri muri child support cyangwa se uri mu ndezo muri Amerika ni 20% ku mwana wa mbere. Ni ukuvuga ngo nimba ukoze divorce ufite umwana umwe, wowe ugiye muri mu ndezo ugomba gutanga 20% ya net income. Ni ukuvuga ngo amafaranga usigarana nyuma y'uko leta yakase amatax yayo. Nimba ukorera 1,000, leta igakuramo amafaranga yayo amatax, then tuvuge wasigaranye 1,000, tuvuge ndakorera 1,100, then usigaranye 1,000 nka net nyuma yuko leta ivanyemo amatax yayo. So 20% y'1,000 ni 200. Ubwo wa mubyeyi leta yahaye child custody cyangwa se yahaye uburenganzira bwo kureba umwana, ubwo azajya afata 200 ku kwezi, nimba ayo mafaranga ari gukora ku kwezi. Ubwo nimba ayo mafaranga uyakora ku cyumweru, ubwo uvuga ngo urafata 200 ukube 4, ubona amadolari 800 ku kwezi. Leta ivuga ko umwana umwe
ni 20% amafaranga ukorera, ariko yongereho undi mwana hagenda hiyongeraho 5%, 5%. Vango nimba ufite abana babiri ni ya 20 y'uwa mbere gutaranyaho 5% y'uwa kabiri, nimba ufite batatu gutaranya kandi 5 wese wa 30, nimba ufite abana 4 ubwo vango ni 20 y'uwa mbere gutaranyaho 5 y'uwa kabiri gutanyaho 5% y'uwa gatatu gutanyaho 5% y'uwa kane, ubwo ni uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane nivango ni 40%. Nimba ukorera 1,000 ku cyumweru ufite abana 4 ukajya mu ndezo, menya ko byibuze amadolari atari munsi ya 300 agomba kugenda. So muri Amerika ntabwo ushobora guhunga child support, yewe nubwo wajya hanze ya Amerika ntabwo wahunga ino child support. Kubera iki? Nuvuga ngo nimba uhunze igihugu kubera ko indezo zabaye nyinshi cyangwa se abyaye abana benshi, of course ari cyo bita piling up, amafaranga arakomeza kiyongera tu, nimba ugomba gutanga 500 ku kwezi kwa kabiri aba 1,000, kwezi kwa gatatu 500 gutyo, ku buryo kuvuga ngo uzagaruke muri iki gihugu akenshi biragorana, kuko Amerika ikorana n'ibihugu byinshi kandi ivuga ko child support ari obligation, kandi nta hantu ushobora kuyihungira. Ingaruka zo kudatanga child support cyangwa se kutayitangira ku gihe, icyambere murabizi ko amafaranga child support ava kuri check yawe automatique kubera social security. Iyo rero utarimo yatanga, leta irabibona kubera ko ahantu hose uzakora akazi uzamenye ko leta igomba kukubona, irakubona kubera ko kubera nyine byandi navuze ko aya mafaranga leta iba iyabona. Iyo rero utayatanze bashobora kuyisubiza muri tax returns cyangwa se tax refund zawe, cyagiye wapurika tax. Leta ishobora kureba ese ufite ideni ringana gute, aya mafaranga aho kugira ngo iyaguhe amafaranga ya tax return bakugaruriye muri leta, igata yaha umubyeyi ufite uyu mwana cyangwa se bano bana. Icya kabiri, ingaruka yo kudatanga indezo muri Amerika, hari icyo bita driver's license suspension. Barashobora kugufungira driver's license yawe ku buryo udashobora gutwara imodoka. Iyo bikomeje kumera nabi umaze nk'amezi 3, 4, 6, hari icyo bita jail time. Urashobora kujya hehe? Urashobora kujya muri prison. Iyo bikomeje gutyo urashobora gukorerwa icyo bita deportation, cyangwa se iyo ugiye hanze y'igihugu urashobora kutongera kukigarukamo, kuko wibuke ko ino child support cyangwa se izi ndezo ziba ziri attached kuri social security yawe cyangwa se ya mibare y'ibanga leta ya Amerika iguha, aho igukontrola ibyo ukora byose, amakosa yose, ibyiza byose biba biri muri iriya mibare y'ibanga baguha ya social security. Abenshi muzabaze neza bari mu ndezo, usanga iyo adatanze indezo no kujya hanze y'igihugu bigorana. Hari abo bajya bagarurira ku bibuga by'indege kubera ko ino child support iba iri muri system. Iyo babona rero ufite amadeni yanga bikunda, ntabwo bemera ko usohoka igihugu. Yes, custody can be modified later. Uvuga ngo ibi bintu byose tuvuze usibye divorce, child custody na child support uko ari bibiri, ubwo uburenganzira leta iha umubyeyi kureba umwana n'uburenganzira bwo kuzajya wakira amafaranga y'indezo, ibi byose birashobora guhinduka yabayeho icyo bita mutual agreement. Wowe n'uwo mwashakanye mwicaye mukaganira mukavuga ngo ibi si byo, dore ndakora ariko nta mafaranga mbona kubera ko amafaranga yose
nyatanga mu ndezo, dore ndi mu rukiko, dore stress ziranyishe. Birashoboka ko ino court order ishobora kuba modified, ishobora guhindurwa wumvikanye n'umugabo wawe cyangwa se n'umugore wawe, aho kugira ngo akomeze agorwe azatanga amafaranga kugeza imyaka 18 ishize, urashobora kubimukuraho. Ibyo nabyo ni indi legal process, nanone mugomba kongera mukabijyana mu rukiko, ugasabisha ko indezo zahagarara, ndetse nuko wakwifuza ko umugabo wawe cyangwa se umugore wawe azajya abona umwana. Even if custodial parent remarries, child support continues. Nubwo watandukana n'uwo mwashakanye, uwo mwashakanye agashaka undi mugabo cyangwa se agashaka undi mugore, wowe washyizwe ku ndezo ugomba kuzitanga. Ntabwo indezo zishobora guhagarara ngo nuko ngo mwashakanye mugatandukana yashatswe ahandi. Never. Muri Amerika indezo ni legal obligations, ni inshingano, ntabwo ari favor, ntabwo ari faveri. Ni inshingano gutanga iki? Ni inshingano gutanga indezo. Indezo ndetse no kwimwa uburenganzira ku mwana birashobora kuvaho nanone habayeho icyo bita mediation and agreement. Haramutse haje umuntu akabahuza wemewe na leta, kuko hari aba mediators, aba mediator, abahuza baba bemewe na leta. Haramutse habonetse umwe ubahuza wowe n'uwo mwatandukanye, akabyandika akabishyiraho umukono wa noteri, mukajya kubyerekana muri leta cyangwa se mu rukiko, birashoboka ko bakubabarira bakagukoraho indezo, ndetse bakanaguha n'uburenganzira wari warimwe bwo kubona iki, bwo kubona umwana, aricyo bita child custody. Nsoza mbabwire ko kumvikana ni byiza, kuko icya mbere nimba warashwanye n'umugore wawe muri Amerika, umugore wawe akagushyira muri child support, cyangwa se wowe umugabo ugashyira umugore muri child support mu ndezo, iyo muramutse mwumvikanye hari ibintu byinshi bibafasha. Icya mbere musevinga amafaranga, icya kabiri kandi mugafasha umwana wanyu gukura ababona mwese. Ibyo rero navuga ko ari byiza, ariko kandi iyo byanze ubwo nyine itegeko niryo rikora. In America, child support is handled by court, not culture, not emotions. Muri Amerika indezo z'umwana ndetse na child custody ariyo aho umwana azaba bihitwamo n'urukiko, ntabwo bihitwamo na culture yaho wakuriye, cyangwa se culture no kuvuga imuco waho wakuriye, ntabwo bihitwamo na emotion ngo urabona ngo iki n'iki. No, urukiko rwa Amerika nirwo rufite ijambo rya nyuma ku mwana utuye muri Amerika, nirwo rufite ijambo rya nyuma akundezo uzajya utanga kuri uwo mwana. Rero soza navuga ngo before marriage, before you marry, think twice. Menya uwo uzabana nawe, umukunde, agukunde, umumenye, kugira ngo uzirinde izi ngaruka zose. Hari ikintu rero nshaka gusorezaho. Abantu muri Amerika bakunda kuvuga ngo abagore ngo nibo bahabwa ijambo, ngo abagabo nta jambo bagira, ngo n'ikimenyimenyi, ngiyo ngo ugiye ngo mu rukiko ngo umugore ngo niwe ngo ufite amahirwe menshi yo gutsinda. Reka mbabwire ngo ibyo bintu ni ukubeshya. Ntakagira umuntu uzakubeshya ngo umugore muri Amerika afite ijambo kurenza umugabo. Ahubwo kubera ko abantu benshi ari abimukira batazi amategeko ya Amerika, usanga bagenda bagwa muri ibyo bishuko. Muribuka inkuru nigeze gukora y'umugabo ejo bundi batse abana, navuga ngo umugore yaragiye ajyana abana, aranje kujyana abana, umugabo nyine abura abana. Bukeye umugore ashyira uwo mugabo muri child support, amubeshyera ibintu byose bishoboka, amushyira muri child support.
umugabo atangira gutanga indezo atazi icyatumye atandukana n'uwo mugore, kuba gusa umugore yavuze ngo ntabwo nkigushaka agahita ajyana abantu. Reka mbabwire, hari uburyo bwinshi bwo gukemuramo ikibazo nk'icyo ngicyo. Nimba ibi bintu bijya bikubaho, nimba hari umuntu uzi ibi bintu byabayeho muri Amerika, reka mbabwire uburyo ki wakemura iki kibazo. Hari ikintu abantu bishyizemo ko ngo systeme z'inkiko za Amerika ngo zirengera abagore. Hari ikintu twese tujya twumva ngo umugore muri Amerika n'ugira ijambo kurenza umugabo. Oya, ntabwo ariko bimeze, ahubwo nuko wowe mugabo utazi amategeko akurengera. Iyo ugiye mu rukiko rwa Amerika, umugore uba ufite 50%, umugabo uba ufite 50%. Rero inkiko za Amerika zireba icyo bita exhibits. Exhibits nuvuga ngo ni ibimenyetso bifatika, ntabwo ari emotion ngo warize mu rukiko ngo wagize gute. No, icyo uvuga ugomba kuba ugifitiye ikimenyetso. Rero nimba mwinjiye mufite 50%, nuzana ibimenyetso bifatika byinshi kurenza mugenzi wawe, harahita haba icyo bita 51% rule. Ngo wemerekanye ibimenyetso byinshi kurenza mugenzi wawe, bahita bakongeraho inota rimwe, ukagira 51%. Wa undi winjiye mu rukiko afite 50, kuko mwese mwari 50, bagahita mukuraho inota rimwe kuko atatanze ibimenyetso bifatika, agahita agira 49. So iyo rero 51 ugize, undi agasubira kuri 49, tayari ubumurushije. Nicyo bita rero 51 rule, ari nayo ituma utsinda. Bagira inama, waba uri umugabo waba uri umugore, ukaba uzi ko waba wararenganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri leta ya Amerika, either bagushyize mu ndezo mu buryo budasobanutse, bakwatse umwana wawe mu buryo budasobanutse, ufite ibimenyetso, shaka umuloya wizewe, nurangiza umuhe ibimenyetso bifatika, umubwira ko icyo bita petition, modification. Ino modification ndakubwira ukuri ko izakunda, byanga biko. Ino petition ndakubwiriza ukuri ko izatuma habaho modification kuri ruling cyangwa se ku byo urukiko rwari rwemeje. So rero birashoboka. Amerika nta byo kuvuga ngo umugore ngo niwe uhabwa agaciro, ahubwo ibimenyetso nibyo bikora muri Amerika, ntabwo ari amarangamutima. Waba uri umugore wahohotewe, waba uri umugabo wahohotewe, mwese murangana. Ariko kandi ibimenyetso bifatika ari byo bita exhibits mu rukiko, nibyo bituma ugira 51, mugenzi wawe akagira 49. Murakoze, Imana bamugisha. Ndi Papa Legend, tujye dukomeza kutubane kuri The Legendary Podcast, izajya ikomeza kubungura ubumenyi bw'uko mwabaho muri Amerika. Imana ikomeze ibaho umugisha, kandi turi kumwe, ndabakunda. Subscribe to Papa Legend TV.